imyaka 40 yagaburiye Eliya ku kagezi k'Ikeriti akoresheje ibikona ntiyicwa n'inzara. Yagaburiye ibihumbi 5 imitsima n'amafi bararya barasigaza. Erega isi n'ibiyuzuye byose nibye, iyo apfumbatuye ikiganza ahaza ibyaremwe byose. Erega isi n'ibiyuzuye byose nibye, byose nibye, byose nibye. Erega isi n'ibiyuzuye, erega isi n'ibiyuzuye byose nibye, iyo apfumbatuye ikiganza ahaza ibyaremwe byose. erega isi n'ibiyuzuye byose, erega isi n'ibiyuzuye byose nibye, iyo apfumbatuye ikiganza ahaza ibyaremwe byose. Oya, 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 oya. Yesu ntabwo ari umukene. Oya, oya, oya. Yesu ntabwo ari umukene. Oya, 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 oya. Yesu ntabwo ari umukene. Turabihakanye, turabihakanye. Oya. Yesu ntabwo ari umukene. Muramenye mutazamera marera imbere, wavuye i Betelehemu Kubw'inzara y'akanya gato kubw'inzara y'akanya yatumye gato, asubukira iwabo maze asubukira apfirayo. iwabo, maze apfirayo. Muramenye